Muraho nshuti zanjye, abavandimwe, abaturanyi n'abandi abari muri Afurika mu migabane itandukanye ku isi hose ndabashuhuje. Bikaba arate nk'usanzwe ni inshuti yanyu, ni umuvandimwe wanyu, ni byose kuri mwebwe. Nagira ngo twiganirire. Nyangira akabazo k'amatsiko cyane nshaka kujya mbabaza. Kuki umututsi ku isi yabaye igitutsi? Kuzira iki? Habaye iki? Abantu bakuru wenda ufite imyaka myinshi iruta iyanjye abajya bagerageza kutuganiriza batubwire wenda niba hari ikintu umututsi yakoze kera ku gihe cy'ubwami wenda akari akurikiranwa hazira. Ugera muri Kongo umututsi ukaba ikibazo, wagera ku isi yose umututsi ukaba ikibazo. Ugasanga noneho ubu byahindutse, umututsi basigaye muri Kongo ari manganya akavuga ni umunyarwanda, kandi ugasanga umunyarwanda wundi utari umututsi nta kibazo afite. Kuki bajijishe bakavuga ngo ni umunyarwanda muri Kongo bari guhiga, kandi umunyarwanda tukareba nka FDL ni abanyarwanda? Kuki batabahiga kandi ari abanyarwanda babizi ko ari abanyarwanda, ahubwo bagahiga umututsi? Wow, ni uvuga ikinyarwanda cyumvikana kurusha umu FDL? Sinzi kabisa. Iki kibazo kirababaje cyane kandi kibabaje bene cyo, abandi kirabashimisha. Ariko mutere comment mumbwira kabisa icyo twacumuye, n'abandi bambwire, n'abandi biyumva nabo bari muri iryo shyaka rirwanya umututsi nabo bazambwire umututsi icyo yakoze, nabo bashobora kuba bakizi kundusha. Ndashaka kuzamenya ku kantu.